kubw'urukundo rwayo rukomeye cyane rutarondoreka, rwabashije kubana natwe tukabasha kuturinda, tukaba turi muri uyu munsi wa gatanu w'isabato, tugihumeka umwuka bariho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero twakomeje gutegereza turebe ko hari abandi baza, ariko reka dutangire nubwo baba babiri cyangwa batatu. Ijambo ry'Imana rivuga ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Imana iba iri kumwe nabo. Tugiye gutangira dusenga. Urakoze Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye muri aka kanya, muri uyu mugoroba urangiza umunsi wa gatanu w'isabato, kuri iyi tariki ya 16, waturinze uraturagira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kuruganira ku ijambo ryawe, cyane cyane rijyanye n'ibimenyetso by'ibihe. Turagusaba tukongera kugira ngo Mwami, iri jambo ribashe gukiza imitima yacu kandi ritwiteguza kuza kwawe kuri bugufi, kandi ufashe buri wese uri bubashe kwitabira iteraniro mu izina rya Yesu, amen. Ngira ngo rero muri uyu munsi, nk'uko twabivuze, tudatinze, kubera ko Zoom iba yihariye ifite iminota 40 turi bugende twongera, ariko dukoresheje iyi link n'ubundi. Tugiye rero mu by'ukuri gutangira nk'uko twatangiye mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abavugabutumwa, International Missionary Society, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rivuguruye, Seventh Day Adventist Church Reform Movement Union y'u Rwanda cyangwa se Rwanda Union. Turabakiriye kandi tubahaye ikaze kubabashije kwitabira. Reka rero mu by'ukuri dukomeze na gahunda y'ibyigisho nk'uko biri. Mu by'ukuri bivuga ngo imijyi hamwe n'akaga gaheruka, tukareba akabarore ka Los Angeles. Los Angeles ni muri Amerika, mu ntara ya California cyangwa se muri leta ya California. Imijyi hamwe n'akaga gaheruka, dushobora kumva yenda ibyahanuwe bivugwa ku mijyi imwe ikagenda igaragazwa, New York, Los Angeles, Chicago n'indi itandukanye, ariko noneho ibingibi bihura bite n'akaga turimo cyangwa se akaga gaheruka? Ngira ngo turaza kugenda tureba mu by'ukuri, yenda nubwo byanditse mu Cyongereza, ariko turagenda tugerageza kwifashisha uburyo bwo guhindura inyandiko cyangwa se gusemura. Ingingo ya mbere ikaba ivuga ngo, mu by'ukuri ubishaka yenda yabisoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igice cya 9 cyose nuko kivuga. The original city builders, abatangiye kubaka umujyi ni bande? Ese ni bande? Hariya mu itangiriro igice cya 4 umurongo wa 17 hatubwira neza abatangiye kubaka umujyi abaribo. Ese iyubakwa ry'imijyi ryavuye muri gahunda y'Imana? Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 17, kandi Kayini atwika umugore w'inda abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Nyuma y'uko ahabwa umuvumo n'Uwiteka n'Imana, Kayini yavuye mu maso y'urugo rwa se, ni ukuvuga ngo yikuye mu rugo rwa se aragenda. Yari yahisemo umurimo cyangwa se umwuga wo kuba umuhinzi w'ubutaka, nuko aragenda yiyubakira umujyi awitirira umwana we w'imfura.
yari yavuye mu maso y'Uwiteka, nuko mu by'ukuri ajyanwa kure y'isezerano ryo kuzagarurirwa paradiso. Kubwo gushaka imitungo n'ibinezeza byo mu isi yavumwe n'icyaha, yari iri munsi y'umuvumo w'icyaha, bityo niko yabaye umushefu cyangwa se watangije itsinda rikomeye ry'abantu baramyaga imana y'isi. Aya magambo ari mu bakurambere n'abahanuzi, niho ari mu bahanuzi, mu bakurambere n'abahanuzi, paji ya 81, amagambo yanditswe mu 1890. Murumva rero Kayini niwe wabaye intandaro mu by'ukuri yo gutangiza kwigomeka ku Mana. We ava mu maso y'ababyeyi be, ava no mu maso y'Uwiteka, atangiza ibinezeza no kuvuga ngo niwe watangije gahunda yo gusenga izindi mana, ibigirwamana bitari Imana nyakuri. Rero ngira ngo aho ngaho birumvikana, ntabwo twavuga iby'imijyi ariko tutazi aho yaturutse. Niyo mpamvu mubona ibijyanye n'imijyi birimo ibibi byinshi. Ibijyanye n'imijyi bigiye birimo ibibi byinshi. Mu gihe runaka urubyaro rwa Nowa rwakomeje kwibera mu misozi aho inkuge yari yarahagamye cyangwa se yarashyikiye. Ubwo umubare wabo wagendaga wiyongera, ubuyobe cyangwa se ubwigomeke bwahise butuma bacikamo ibice. Abifuzaga kwibagirwa umuremyi wabo, hanyuma bakikuraho ikibatsika cy'amategeko ye, biyumvisemo uburakari bw'inyigisho n'urugero byatangwaga n'abihuje n'Imana bayitinya. Hanyuma nyuma y'igihe runaka bafata umwanzuro wo kwitandukanya n'abaramya Imana. Hakurikijwe kuvuga ngo ikibaya cya Shinari, baje gukomeza kugenda berekeje mu kibaya cya Shinari, mu nkengero z'uruzi Ufurati. Hanyuma bafata umwanzuro wo kubaka umujyi ndetse n'umunara wawo w'igitangaza wakataraboneka muremure cyane, uburyo byagombaga gutera iyi si gutangara. Kuvuga ngo ibyo ngibyo byagombaga kuzanira iyi si ibitangaza, bagatangara. Hariya mu bakurambere n'abahanuzi, paji 118 n'119, mu 1980 niko havuga. Urumva rero urundi rugero rwa kabiri ni urubyaro rwa Nowa. Urubyaro rwa Nowa bamukomotseho abarokotse inkuge baje kubaka umujyi. Urumva baje kubanza kwibera mu misozi, noneho rero habaho kurakazwa kw'abatarashakaga kumvira Imana, barakazwa n'ababahaga umuburo n'amategeko. Baravuga bati twikureho aya mategeko, twigire mu kibaya cy'Ishinari, tugende tuhubake umujyi uzaba igitangarirwa ku isi kandi uzakomeza izina ryacu. Mani magambo, ntabwo bigeze baha izina ry'Imana icyubahiro, ntabwo bigeze baha izina ry'Imana icyubahiro, ahubwo bo ubwabo bihaye icyubahiro. Rero aho ngaho mu by'ukuri tubonye intangiriro y'imijyi, tubonye Kayini ukuntu yatangije umujyi, noneho hatangiza na gahunda yo gusenga ibigirwamana. Tubona abo batangije iyo gahunda y'ibigirwamana no kwiyubakira imijyi. Reka rero turebe imijyi nk'indiri y'ubunyanda nini, cyangwa se indiri y'ibyaha byinshi by'inkorarugomo. Indiri y'ubunyanda nini, indiri y'ibyaha by'inkorarugomo. Gukurikiza ibinezeza ndetse n'ibishimisha abantu byose usanga byibanze mu mujyi.
ngo ibinezeza ibishimisha abantu byose byibanze mu mujyi, bigira santire mu mujyi. Ababyeyi benshi bahitamo urugo rwabo kurushyira mu mujyi, hanyuma bakarushyiramo abana babo, gutekereza bagatekereza ko hari se yenda bizabazanira amahirwe arushijeho gukomera, ariko nyamara bakaza guhura n'ibituma biheba, ngo bagasanga ibyo bakoze atari byo, bagatangira kwicuza, bakicuza bitinze iby'ikosa ryabo riteye ubwoba bakoze. Imijyi ya kino gihe iragenda irushaho guhinduka nka Sodomu na Gomora. Kuvuga ngo usanga henshi mu mijyi ibintu by'iminsi mikuru n'ibiruhuko, abantu bagira bati za wikendi n'ibindi, ibyo ngibyo ahubwo birushaho gutera ubunebwe. Ugasanga harimo za siporo, kuvuga ngo inkinamico zikomeza, gusiganwa ku mafarashi, ibintu byo kunywa inzoga zikaze, ndetse n'urwenya. Ibyo byose bikabyusa mu by'ukuri imikorere iteye akaga. Urubyiruko ruragenda rutwarwa n'uyu muraba cyangwa se n'uyu muvumba wa gikwira, wabaye gikwira. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, Imigani inyigisho ya Kristo, paje ya 54 niko havuga. Urumva noneho tugeze muri iki gihe. Ese muri iki gihe bimeze bite? Abantu benshi usanga bavuga bati nk'aba mu mujyi rwose, nuko nyine natwe ubwacu niko dushobora kuvuga, umujyi ni mwiza, ariko noneho ngo ni indiri y'ibibi byose. Ni indiri iryamyemo ibibi, ntabwo ari indiri iryamyemo ibyiza, ahubwo ni indiri iryamyemo ibibi. Hano rero dukomeje, turebe icyo Ellen White yabivuzeho. Hano aravuga ngo, kandi dusubire inyuma gato, ese Ellen White yabivuzeho iki? Reka dusubire inyuma gato. Ellen White yabivuzeho iki bijyanye n'iyi ndiri mu by'ukuri y'ibibi bigenda birushaho kuba gikwira mu isi? Ellen White abivugaho iki? Turebe icyo abivugaho muri iki gihe. Ese aravuga ibiki? Kanongere nsharinge turebe uko bimeze. Ellen White arabivugaho iki? Ihangane gato, byari bivuyeho, ariko nongere nsharinge. Ariko mbere yuko nsharinga nyine, reka turebe. Kugira ngo muri kubibona yenda sinzi. Ellen White arabivugaho iki muri iki gihe? Ni iki agaragaza? Agarutse. Sinzi niba mwari mukinyumva. Muri kunyumva? Turi kumva. Okay. Twakomeje rero turebe icyo Ellen White yabivuzeho. Aho twari tugeze, tumaze kubona abatangije umujyi ko ari Kayini, ndetse n'abo mu gihe cya Nowa bari barokotse mu nkuge batashaka kumvira Imana. Tubona ko muri iki gihe imijyi ari indiri y'ubunyanda nini, ndetse ikaba iyi ngiyi bayise kampe. Ni inkongi yangije ibikorwa remezo byinshi cyane. Abantu bari kutuvangira. Twagiye ngo umucyo nahawe, cyangwa se nahawe umucyo ko imijyi izaba yuzuyemo imivurungano,
ubugizi bwa nabi, ibyaha nkoraruguma, kandi ibi bintu byose bizarushaho kwiyongera kugeza ku iherezo ry'amateka y'isi. Hano by'itorero umuzingo wa 7, paji ya 84. Isi yose, imijyi yose iragenda ihinduka indiri y'ubunyanda nini cyangwa se y'ibinezeza. Ahantu hose turahabona ibibi ndetse tukahumva n'amajwi y'ibibi. Ahantu hose hari imitego itega abantu ibajyana mu by'ubusanga, ubuhehesi ndetse n'ubunyanda nini. Ngira ngo ibyo ngibyo byose ni ibintu bigenda bigaragara mu mijyi. Noneho Ellen White akongera akavuga ati imanza cyangwa se reka tubyite ko ari ibyago bigiye kugwirira ku mijyi. Iyo tuvuze imanza abantu ntabwo babyumva neza, ariko ni ibyago bigiye kugwirira mu mijyi. Ese iyi mijyi ntabwo izahura n'akaga gakomeye cyane? Ibi byago bigiye kugwirira imijyi. Ese ko Kayini yubatse umujyi, abo mu gihe cya Nowa bakubaka imijyi, kandi tukumva ko no muri iki gihe iyi mijyi akaba ari indiri y'ubunyanda nini. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki? Nze ndebe ukuntu bisharinga neza kuko turabisharinga bitari kuri presentation. Niba nabisharinze sinzi muri kubireba. Kandi iminota yacu iri burangire, ariko turi bwiyongeza, dufite uburenganzira bwo kwiyongeza. Reka noneho turebe icyo Imana ivuga ku bijyanye n'iyi mijyi. Ni iki Imana ivuga ku bijyanye n'urubanza ruzagera ku mijyi? Bidatinze hari ibintu biteye ubwoba bizatungura isi, kandi inzu za cyami zubatswe mu buryo buhenze cyane zizagenda ziba ibirundo by'amatongo. Mu gitabo cyitwa ibyanditswe n'intoki cyangwa se ibyasohotse mu byanditswe n'intoki, abandi babyita ibyanditswe n'intoki bibohora, ariko ni ibyasohotswe mu byanditswe n'intoki, umuzingo wa 3, paje ya 312. Murumva Ellen White yari yahanuye ko bidatinze hagombaga kubaho imijyi yagombaga kumera nk'ibirundo. Imijyi igahinduka nk'ibirundo by'amatongo bitewe no kurimbuka. Ngira ngo yenda turaje turebe ese iyo mijyi yagiye ihanurwa ni iyihe. Hepfo akavuga ngo mu gihe ukuboko kw'Imana nuvuga ngo kubasha kurengera abantu kuzaba gukuweho, umurimbuzi azatangira umurimo we. Noneho mu mijyi yacu hazaza ibyago bikomeye, cyangwa se reka tubyite ibyorezo, calamities. Hazaza ibiza bikomeye. Mu byanditswe n'intoki, umuzingo wa 3, paje 314. Uwiteka atanga umuburo awuha abaturage b'isi, nk'uko umuburo uvuga ku nkongi z'imiriro muri Chicago, ndetse n'inkongi z'imiriro muri Melbourne, iyo ni imijyi, inkongi z'imiriro muri London mu Bwongereza, ndetse n'umujyi wa New York. Ibyanditswe n'intoki nimero 127 mu cya 897. Murumva rero nta cyari kitarahanuwe, byose byari byarahanuwe. Inkongi z'imiriro mu by'ukuri muri utwo duce dutandukanye
zari zahanuwe ko zagombaga kubaho. Izo nkongi z'imiriro rero mu by'ukuri reka turebe se ibi bintu hari ibyo twebwe twagiye tubona. Iherezo riri bugufi kandi buri mujyi uzacurikwa cyangwa se uzubikwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hazabaho umuvurungano muri buri mujyi. Buri kintu cyose kigomba kunyeganyezwa kizanyeganyezwa, kandi ntabwo tuzi ikizakurikiraho. Ntabwo tuzi ikizakurikiraho. kugira ngo rero hano murabyumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turabura iminota 9 n'amasegonda 42 muri iyi recording yacu ya mbere, cyangwa se mu bari kodinga, ubwo turaza kwiyongeza ikindi gihe nta kibazo, ariko iyi minota 9 reka tuyikoreshe. Noneho kimwe kizajya kiza ngo ikigomba kunyeganyezwa cyose kizanyeganyezwa, ariko we do not know what will come next. Ntabwo tuba tuzi ikizakurikiraho icyo ari cyo. Ntabonye coronavirus, ariko ntabwo hagombaga kumenya ibigomba gukurikiraho. N'ubu ntabwo tuzi ibigomba gukurikiraho, ariko ubuhanuzi bwo hari ibyo bwagiye bugaragaza. Imanza cyangwa se reka tuvuge ibyago bizaba bikurikije ubugizi bwa nabi cyangwa se ubugome bw'abantu ndetse n'umucyo w'ukuri bahawe. Ngo bizashyira ku munzani ubugome bw'abantu n'umucyo bahawe, noneho imanza zibone kuza. Nubona aho utuye hari ubugome bwinshi, igihugu utuyemo kirimo ubugome bwinshi, noneho kikaba cyarahawe umucyo w'ijambo ry'Imana, umenye ko aho hantu byanze bikunze bitinde bitebuke hari akaga kazabamo. Ibyo tugomba kubyitega kuko ni ijambo ry'Imana riba ryabivuze. Rero nk'abantu b'Imana bari mu isi, kandi isi niyo izagerwaho n'ibyo ngibyo byose bivugwa. Ubwoko bw'Imana yaba bwari bufite icyiyumviro cyo kurimbuka gutegereje kubaho mu mijyi ibihumbi byinshi. Ubu ngubu iyo mijyi yamaze kwiyegurira ibyo gusenga ibigirwamana. Mu gitabo cy'ivugabutumwa paje ya 29 ni kwavuga. Igihe kiregereje mu gihe imijyi minini cyangwa se migari izakuburwa igakurwa, swept away, will be swept away, izakuburwa ikurweho. Kandi abo bantu bose bagomba kuburirwa iby'izo manza cyangwa iby'ako kaga kagiye kubageraho. Ivugabutumwa paje ya 29. Buriya dufite umuburo ugiye utandukanye, umuburo utandukanye tugomba kugeza ku bantu. Ntabwo ari ukubabwira ngo dimanche igiye kuza gusa, ahubwo tubabwire ko n'imijyi igiye kuburwa igakurwaho, to be swept away, igakurwaho burundu. Noneho rero hano twabonye ko ngo Imana izajya igenda ikurikiza gukiranirwa, urugero rwo gukiranirwa bagezeho hamwe n'umucyo bahawe, hamwe n'umucyo bahawe. Reka turebe ibikurikiyeho. Catastrophe proof buildings will become ashes. Nukuvuga ngo bizaba hano baravuga catastrophe. Catastrophe ni nk'ikintu cy'amahanguka, ikintu giteye ubwoba. Inyubako zubatswe zifite ibintu bigaragaza ko zidashobora gushya, zidashobora kugwa, zizahinduka ivu, umuyonga. Nabonye hubakwa inyubako zihenze cyane, kandi zavugwaga ko nta muriro ushobora kuzikongora. Nk'uko Sodomu yarimbuwe n'ibirimi by'umuriro, niko guhora kw'Imana kuzabasha guhindura ivu izi nyubako z'ubwibone.
ibyubakwa cyangwa se inyubako abantu birata zo gukomera kw'abantu zizamanuka zigezwe mu mukungugu, ndetse na mbere y'uko kurimbuka guheruka gukomeye guheruka kugera hano ku isi. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 3 paje 418. Murumva rero application funge mikoro Epafra mufunge mikoro. yes mufunge mikoro. okay murumva rero sinzi niba uyu muburo, ntabwo nzi niba uyu muburo ahari yenda tugeraho tukawirengagiza, ariko hari ibibaho ugasanga yenda abantu b'Imana barakangaranye, baratunguwe, ese byagenze bite? Byagenze bite? Imana irimo irakura umwuka wayo mu mijyi yuzuye ubugome bw'ibyaha. Niyo bavuga wicked, ni imijyi y'abagome y'ubugome, ya yindi yahindutse imijyi nka ya yindi ya mbere y'isi y'umwuzure, mbere y'isi y'umwuzure yabanjirije umwuzure, kandi nka ya yindi yari imeze nka Sodomu na Gomora, inyubako zihenze, ibintu byubakwa ubuhanga bwo kubaka butangarirwa, ibyo byose bizarimburwa mu gahe gato, mu gihe azabona ko ba nyirabyo barenze imipaka yo kubabarirwa. Bazarenza imipaka yo kugira gute? Imipaka yo kubabarirwa. Bizaba ari akaga gakomeye cyane. Noneho kurimburwa n'umuriro kw'izo nyubako zavuzwe ko zidashobora gusenywa cyangwa gutwikwa n'umuriro, ni igishushanyo cy'uko mu gihe gito ibyubakwa byo mu isi, icyubakwa cy'isi cyangwa se isi ko yubakitse, izaba amatongo. Uyu munsi hamwe n'Imana paje 152. Abantu bazakomeza kubaka inyubako zihenze ndetse zibatware n'amafaranga mu miliyoni menshi. Abantu bazakomeza gushyira amakenga yabo ku bwiza bw'ibyubakwa byabo no gukomera ndetse n'ubudahangarwa byubakanywe, ariko Uwiteka yamuguye ko, neri nawe tuvuga, yamuguye ko nubwo izo nyubako zizaba zikomeye kandi zihenze mu bigaragara, izi nyubako zizarangira nk'uko urusengero rw'i Yerusalemu rwarangiye. Ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadiventisi umunsi wa 7 umuzingo wa 5 paje 1098. Amagambo yanditswe mu cya 906 niko avuga. Birumvikana rero mu by'ukuri inyubako ziriho zikomeye cyane, ndetse bavuga bati ibi bikoresho birakomeye, nta kibazo, nta muriro ushobora gutwika iyi nyubako, za fireproof n'ibindi bitandukanye, extinguishers barazidutegeka bati mushake za kizimyamwoto, mushake ibiki n'ibiki, ariko igihe gukiranirwa kuzaba kwarenze ihaniro, ibi bintu byose bizarimbuka. Hano rero aravuga ku mujyi wa New York. Ese New York haravugaho iki? New York haravugaho iki? Imana ntabwo yasoje umujinya wayo utarimo imbabazi. Kandi umujinya wayo wigeze gusohora ariko wari urimo imbabazi. Ukuboko kwayo kuracyabangukiye gukora. Ubutumwa bwayo bugomba gutangwa mu mujyi ukomeye wa New York.
abantu bagomba kwerekwa uburyo bishoboka ku Mana mu gihe ikoresheje ukuboko kwayo kuba yarindira umutungo abantu bakusanije ubasha kubari, ni ukuvuga ngo utuma batabasha guhagarara ku munsi w'imperuka, cyangwa se umutungo ukabasha gutuma batitegura ku munsi ukomeye. Ibyanditswe n'intoki muzingo wa 3 paje ya 310. Hano rero aratanga kuri New York, ariko New York yacu ni iyihe twebwe?